mwaramutse se Mwaramutse. Amakuru Imeza. twihute amazina ninde Nduka Samu. Samu mutuye hese Ni Kabgayi. Kabgayi buriya se hariya kari agace ka Katolike buriya muri abakatolike Oya. Ntago uri musengera hese Je ntago nsenga. Ntago usenga mwihangane ko twari tubibeshyeho Nta kibazo. none se ubusanzwe mukora iki Je nkora akazi kenshi ariko abantu benshi banze kuvuza gakondo. uri umuvuzi wa gakondo ariko ndabona isura amaso ataraya nshobora kuba hari ahandi hantu nakubonye Birashoboka. ariko ntacyo reka twe kubitinda none se ko mwaje kutureba byagenze bite mumeze mute murarwaye murwaye gute kumva umutwe n'umuriro mwinshi cyane. Ngiye muvuzi gakondo ndabahamagaye kubavura indwara zose, urushwima, inzoka, inkorora, malariya byose ndabivura. Vura ibirozi, vura imbaragasa zose zigapfa, indwara zose zivaho ndazivura, n'izitaraho zose ndazivura. none se ko hari ahantu nakubonye uhamagarira abantu ngo muvure indwara zose ngo izaje n'izitaraza zose ngo murazivura umutwe koko niyo ndwara yakuzanye hano wananiwe kwivura umutwe cyangwa se reka ibyo tubyihorere muri iki gihe ko hari ikibazo cya coronavirus iri ahantu hose abantu bakaba barimo bashira isi yose yugarijwe n'iki cyorezo kandi muhari muvura indwara zose kubera iki abo bantu mutarimo kubavura mutegereje iki none se iki ariko muba mubeshya abanyarwanda Thank you for watching Muzuma TV Comedy Show. Please subscribe.